imyaka 150 uhereye ubu nta muntu n'umwe uriho uyu munsi uzaba akiriho. 70% cyangwa birenga by'ibintu byose turwanira ubu bizaba byaribagiranye byose burundu. Umurongo ku ijambo burundu. Nibyo nyuma y'imyaka magana ni nkaho uzaba utarigeze ubaho, cyakora ngo nyuma y'ibyo hazaba urubanza ruzacibwa rukwiranye n'ibyo buri wese yakoze. Dusubije amaso inyuma mu mateka mu myaka 150 ishize ubwo hari mu 1875 nta muntu wari icyo gihe ugihumeka. Byaba icyo gihe byose nabo ubwabo byaribagiranye. Buri muntu wese wumva ijwi ryanjye hano kuri KP Reports kimwe nanjye uvuga biragoye nako ntibinashoboka ko hari ishusho yakurura mu bwonko bwe ngo yibuke icyo yabonye mu mwaka w'1875 cyangwa habe hari isura y'umuntu wo muri ibyo bihe yibuka. Nibyo kuko nta wari uriho. Ngaho utekereza gato wibaza ukuntu bamwe bagambaniye bene wabo bakabagurisha babaguranye indorerwamo imwe rudori cyangwa inusu y'umunyu. Hari bamwe bisha bo mu miryango yabo babahoye akanyana k'inka akarima katangana na hegitari y'ubutaka ngo barashaka kwigizaho ibikingi n'imisozi. Mu gihe abandi bicisha abavandimwe babahoye inusu y'umunyu. Reka nkwibariza ibyo bikingi n'izo nyana z'inka barwaniraga ububiri. Cya kiro cy'inusu y'umunyu batangiye aho bahuje igihugu ububiri hehe? Urumva bisekeje ariko binababajemo gato, nyamara ikiremwa muntu nukutumera cyane cyane iyo tugeze ku ngingo yo gushaka icyubahiro n'ubutunzi twitwa ko turusha abandi. Ubutunzi si bubi rwose, ni ikintu cyiza. Nanjye ubu ndabuhiga ngoka cyane nkagoheka gake kimwe nawe, ariko ikibazo kiba iyo bigeze kugushaka ubwo butunzi twitwa ko turusha abandi niho ibibazo bivukira. Ndibuka iminsi yanjye mu bugimbi nkiga amashuri yisumbuye ukuntu abantu barwanaga intambara zikaze ngo bajye ku rutonde rw'abiyamamariza kuba umukuru mu bareshya twitaga duhaye cyangwa din cyangwa ushinzwe inzu y'uburiro refectory. Tekereza nawe ariko kuba duhaye w'abanyeshuri umuntu akabirwanira. Uziko byerekeye wowe ushobora kuvuga wenda ko internet izabika amakuru akwerekeyeho, ariko niba ushaka kumenya uko umuntu ari akantu gato mu isandure kandi yibagirana vuba mu mateka yayo, reka dufatire urugero kuri Michael Jackson. MJ umwami wa pop yapfuye mu 2009. Ubu muri iyi nkuru hashize imyaka 16 ibura amezi 3 Michael Jackson ashize mu mwuka. Sinzi igihe uzumvira iyi nkuru, gusa ku ya 25 Kamena uyu mwaka Michael Jackson azaba yujuje imyaka 16 apfuye. Ibaze utekereza uburyo Michael Jackson yari ikirangirire n'ijambo yari afite ku isi. Ushobora kuba utaramumenye mu bihe byo kwamamara hit, ariko Michael Jackson yari nk'akagirwamana mu muziki. None se ni bangahe babarirwa mu rubyiruko rw'ubu bamwibuka bagasesura umeze nk'abana b'abakobwa bagwaga igihumure mu bitaramo yakoraga ku isi yose, ibihumbi byakubise byuzuye za stade n'inyumba ngari z'akataraboneka ziberamo ibitaramo. Aha ndavuga niba bene urwo rubyiruko banamuza ahubwo. Tuza rero bicishe bugufi yoroshye mwana. Uzihita no kwamamara kwa orchestre Parade Kigali zasize umugani no. Uretse bazina Iradukunda Zizu ugira atya agasubirishamo akaririmbo ke ngo atibagirana kuko ari se nyine wenda narire kuri ako kazina ugira ngo ninde musore cyangwa inkumi yavutse mbere cyangwa nyuma gato yuko inkotanyi zifashe iki gihugu. Uzigasasira Jean Felix alias Osomado, umunyagisenyi wa hariya hirya ibusasamana wari in star uhambaye akanaba chef d'orchestre Impala. Ibaza abantu bakobwa bamurwaniye kimwe na base banani bakanarinda bagirana ishyamba barugana kubera abo basore. Wenda we turamwibukira kuri uko turirimbo, ariko se nka nyuma y'imyaka 150 uhereye 93 igihe yasangaga base na basekuru azaba avugwa nandi, bizaba bimumariye iki? Urugero natangaga singirwo nkomeretsa cyangwa ngo agire umva mwibasiye, reka tureke nanjye nemera wibaze kuri wowe. Nibyo ni nabyiza kurota ibintu binini wageraho ku isi, kandi nibyo kuko wanabigeraho, ariko se kukiye kiguzi cy'ubuzima bw'abandi cy'amaraso wakaraba mu ntoki ugatera udutambwe tugana imbere ari uko banje gutega za rugondehe n'abandi? Ese ubwo ibyo urya ari ibyawe ariko banje kwikubakubikiraho iby'abandi uribwira ko nka nyuma y'imyaka 100 iri imbere uzaba ukibirya uti wenda bazankomokaho? Ererere. Uretse kwiguha mutagura nkuko navuze mbivuga, ubutaka utuyeho uko utazi uwari ubutuyeho mu myaka 150 ishize, niko n'ibyo urwanira wenda bawe bazabyaya batazi n'amabi cyangwa ibihemu wagize ngo ubigereho. Uvuga ngo mu myaka 150 iri imbere byo turwanira byose ntituzi n'abazaba babitunze. Hari umugabo witwa Salomo ngo yarakize aratunganirwa pe, yari na mwiza yakwambara akaberwa cyane. Nta mugayo kandi yari igikomangoma cy'ingoma ya se Dawidi nayo wari igihangange cyane. Uretse ubutunzi kandi n'abagore yarabatunze abimaramo ipfa karahava. Ngo yatunze abagore 1000 n'inshoreke 700 ariko bamugongora. Gusa nyuma y'ibi byose ngo yasanze byose ari ubusa, arimo kwiruka inyuma y'umuyaga. Zabisome mu mubwiriza igice cya mbere umurongo wa mbere yeze ku 18. Mu gihe waba umwemera cyangwa utamwemera, niwe mugabo ukomeye kurusha abandi wabayeho mu mateka y'isi. Yaravuze abaza ati
umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe cyangwa nabwakwaho indishyi? Reka tube twoyayo, n'ubundi amagambo ngo ararekwa ntashira kandi ngo atavunaguwe ntakwirwa mu ruhago. Ahubwo dore akanama ko kwiyubaka nkugira ariko nanjye nigira, dore ngo utunga mugenzi wawe urutoki rumwe izindi enye ari wowe zirora. Nitureke ineza iganze kandi ishimirwe uyigize, wa mugani wa diplomate n'urufasasi se watakwa. Reka dukundane kandi twishimirane nta buryarya, tubeho nta nabi twimitse mu mutima, ducike kuguhekenyera amenyo rubanda bazapfa natwe tugapfa, kuko kenshi usanga nta nicyo twanabatwara uretse kubahigimira mu mutima gusa. Umucyo twivanemo ishyari kuko ngo ari ryo shuri rya nyuma wiga, ubundi ugahabwa impamyabushobozi yo kuroga. Wikugereranya n'abandi bigutera kwifuriza abandi nabi, ubuzima si intambara cyangwa irushanwa, dore inka y'ikomisazi aho igeze umurizo. Erega ibyo turwanira gutunga byose bidutera guhemuka, icyo wamenya ni uko bizarangira twese iherezo ribaye mu mva ya metero imwe kuri ebyiri muvande. Ikibazo gusa ni uko tutazi ngo ninde uzajya mu mva mbere, naho ubundi icyo tuzi tudashidikanya ni uko twese tuzagera igihe isaha yacu igahagarara, tukajya ikuzimu ahataba imigambi cyangwa urwango. Niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo uzagutuka ngo uragapfe, nawe ntuzaripfana uzamusubiza uti ngo imbwa izansangayo. Mbere yo kujyayo ariko ni akayi gakuru keza uzasiga imusozi. Umuremyi adushoboze gukora ibyiza. Amahoro amahoro.